Dushimira Imana kuko ubwoko bw'Imana buzafashwa cyane n'izi ndirimbo. Umukozi w'Imana n'umuramyi ukomeye cyane ku matorero badukurikiye, mushobora kumutumira araboneka. Nyuma y'iki kiganiro ijambo ry'Imana turaza kubaha nomero mushobora kumubonaho niba mushaka kumutumira, nyuma akaza akaramya kandi twese tugafashwa. Iki gitondo rero nanone turaje kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Icyumweru gishize twaganiriye ku mpinduka. Iki gitondo turashaka kuvuga ku guhinduka usa na Yesu. Guhinduka usa na Yesu. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mu Bafilipi igice cya 2 uhereye ku murongo wa 5 haravuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Ubwoko bw'Imana ni ngombwa yuko duhinduka na Kristo, ari we shingiro yo kwizera kwacu. Reka dusenge hanyuma tugaruke twumva ko guhinduka na Yesu icyo bidusaba. Uwiteka Mana isumba byose, turagushimiye kuko uri Imana igira neza. Tugushimiye imbaraga zawe zihoraho, tugushimiye urukundo rwawe, turagushima kuko waturemye mu ishusho yawe kugira ngo duse nawe kandi turusheho kugira ubutware hejuru y'ibintu byose. Mana, ugiye kwigisha intumwa zawe gusenga, warazibwiye ngo nizisenga zijye zisaba zitya ngo dawe uri mu ijuru, data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe bwose. Icyo nicyo dusaba natwe ngo izina ryawe ryubahwe kandi ubwami bwawe buze mu mitima yacu kugira ngo turusheho gusa nawe. Icyubahiro kibi cyawe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu, amen. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mugire umwete wo kugira umutima nk'uwari muri Kristo Yesu. Ijambo ry'Imana riravuga mu Baroma igice cya 8 umurongo wa 1 ngo nuko rero abari muri Kristo Yesu ntateka bazacirwa. Uri muri Kristo ntateka azacirwa. Paulo yandikira Abaroma, yandikira Abakorinto ba 2 igice cya 5 guhera ku murongo wa 16 17 ngo agere ku murongo wa 17 avuga amagambo meza nshaka ko ugira yawe muri iki gitondo. Aravuga ngo nuko rero niyo mpamvu tutagikwiriye gutekereza abantu dukurikije ibisekuruza byabo, ngo ahubwo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba yabaye icyaremwe gishya, ngo ibintu byose biba bishize, ngo dore ibintu byose biba bihindutse bishya. Bwoko bw'Imana, igitabo cy'Itangiriro igice cya 1 umurongo wa 26 27 ndetse na 28 ijambo ry'Imana ritwereka yuko Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo, imuha ubutware kugira ngo atware amafi yo mu nyanja, ibikururuka byose ndetse n'ibyo mu kirere byose. Aduha ubutware hejuru y'ibintu byose kugira ngo tugire ubushobozi bwo kongera kurema isi n'ibiyibamo. Biradukurura, bikurura umwana w'umuntu bimuganisha aho bigana. Aho imiyaga ihuha igana, benshi bajyana n'imiyaga. Aho yaba ari imiyaga yo mu kirere, yaba ari impinduka zibaho mu isi,
yaba ari ibintu bibaho bitunguranye, ibyorezo n'ibindi, impinduka z'ikirere, ibyo byose bigira ingaruka ku buzima bw'umuntu. Ariko nagira ngo nkubwire wowe ukurikiranye kino kiganiro, bwoko bw'Imana, hari ibyo Kristo, hari ibyo ijambo ry'Imana ridusaba, nuko tugira guhinduka turushaho gusa na Kristo. We waturemeye imirimo myiza ngo tuyigenderemo. Igitabo cy'Abefeso, urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso, igice cya 2 umurongo wa 10, haravuga ngo kuko turi ab'Imana yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo. Ibyo tugenderamo byose, ibyo dutekereza byose, tugomba gukora, tugomba kugira ubushake, twinginga, turushaho gusa na Kristo. Pawulo aravuga ngo mugere ikirenge mu cyanjye nk'uko nanjye ngera icyanjye mu cya Kristo Yesu. Ni ngombwa yuko tubasha gushaka kugira umutima wo gushaka gusa na Kristo. Iyo usomye icyo gitabo cy'Abafilipi, Pawulo yandikira Abafilipi ababwira ukuntu Kristo umutima we yari afite, ngo nubwo yari afite akamero k'Imana, nubwo yari Imana, ariko ntabwo yatekereje ko ubwo butunzi bwose, uko gusa n'Imana, uko kuba Imana, yabigundira, ahubwo ngo yicishije bugufi, ngo niyikunda, niyirebaho, ahubwo yicisha bugufi kugira ngo aze ajye ku musaraba akurokore wowe nanjye. Pawulo yandikira Abafilipi arababwira ngo natwe twari dupfu tuzize ibicumuro byacu, ngo ariko Imana yaratuzuye ituzurishije amaraso ya Yesu, amaraso yayo. Yesu Kristo yagucunguje amaraso ye ku musaraba kugira ngo ube uwe. Icyambere, arakwemera, aguha agaciro, ndetse aragukunda. Umva, yarakwemeye, aguha agaciro, ndetse aranagukunda kugira ngo ubashe kugira ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo abamwizeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Ngo twebwe ntabwo tukibaraho ibicumuro ku bamwizeye, bwoko bw'Imana. Icyo gusaba muri iki gitondo cy'uyu munsi ni ukugira uwo mutima wo gushaka gusa nawe, kubera ko ibigendana birasa. Mwire ugendana nawe, mubwire uwo uri we. Uwo ni umugani w'Abanyarwanda. Iki gitondo ndagusaba, hari ibyo dutekereza tugatekereza yuko ari imitekerereze yacu, ariko igituma dutekereza ibyo dutekereza nicyo kiri mu mutima wacu. Icyo kiri mu mutima wacu nicyo kigutera gukora ibyo ukora, nicyo kigutera kwambara uko wambara, nicyo kigutera kurara aho urara, nicyo kigutera kujya aho ujya, nicyo kigutera kuba aho uri, kubera ko icyo kikutegeka mu mutima wawe nicyo mvuga gikwiriye gusa na Kristo. Kugira uwo mutima nk'uwo ari muri Kristo Yesu, uwo mutima wawe ukwiriye guhinduka ugasa na Kristo, kubera ko uri muri Kristo nateka azacirwa. Bwoko bw'Imana, isengesho ryacu
icyo ngusengera muri iki gitondo, ubuzima bwawe, imitekerereze yawe n'imigenzereze yawe ikwiriye guhinduka irushaho gusa n'uwakuremye. Umuremyi wawe iyo akubona ugenda utekereza, uvuga, ubaho ubuzima budasa n'ikintu yaremye yifuje yuko uba cyo, biramubabaza. Kristo iyo abonye ugira imigenzereze, imitekerereze, imikorere n'imigenzo idahuye niyo yashatse ko ugenderamo, kubera ko mwibuke yuko ijambo ry'Imana riravuga ngo kubera ko turi abo Imana yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo. Iyo tutagendera muri iyo mirimo biragoye cyane gusa na Kristo, kubera ko ntabwo dushobora gufata ishusho ya Kristo dukora, tugendera ndetse tuvuga n'ibidahuye n'ijambo ry'Imana ndetse na ya mirimo yaduteguriye kugira ngo tuyigenderemo. Iki gitondo ndagusengera ibyo wakoraga, ibyo watekerezaga, ibyo wagambiriraga, niba bidahuye n'ijambo ry'Imana, umenye ko utandukanye na ya shusho Kristo Yesu ashaka kukureberamo. Niyo mpamvu ngusaba muri iki gitondo cy'uyu munsi ngo uhinduke mu mutima wawe, Imana iguhindure. Wowe utarizera Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, uhindukire ufate iyo nzira ikuganisha mu gusa na Kristo, kugira ngo ubwo Yesu Kristo azaba agarutse uzarusheho gusa nawe ndetse uzase n'uwo mwami, kubera ko ibyo bidashoboka biragoye kugira ngo uzabashe kwinjira mu bwami bw'Imana. Ubwami bw'Imana Pawulo yandikiye Abaroma mu gice cya 14 umurongo wa 17 aravuga ngo kubera ko ubwami bw'Imana atari ubwo kurya no kunywa, ahubwo ari ubwo kwishimira mu mwuka wera no gukiranuka ndetse n'urukundo. Bwoko bw'Imana, nicyo gusabira kugira ngo uko tubaho mu buzima bwacu, uko uzinduka, uko ugenda, uko utekereza, uhindure imigenzereze yawe. Icyanditswe naragisomye ubushize cyumweru gishize, Pawulo yandikira Abaroma mu gice cya 12 umurongo wa 1 ndetse n'uwa 2 aravuga ngo ndabinginga bene data, ndabinginga kugira ngo mutagenda nk'uko ab'iki gihe bagenda, ahubwo mugire guhinduka mwe mugize imitekerereze mishya, mugize imitima mishya, kugira ngo ibe ishimwa kandi ikwiriye ishimwa n'Imana. Nicyo ngusabira nawe, gira guhinduka, ugire guhinduka ngo kandi tutushushanya n'ab'iki gihe. Ab'iki gihe bishatse kuvuga iki? Hari abayoborwa n'imyuka ya kamere. Muribuka ko yandikiye Abaroma mu gice cya 8 nanone guhera ku murongo wa 14 15 aravuga amagambo meza, aravuga ngo uyoborwa na kamere ntabwo bashobora kunezeza Imana. Umuntu uyoborwa na kamere ntabwo ashobora kunezeza Imana. Abaroma igice cya 8 umurongo wa 8 ngo kuko uyoborwa na kamere adashobora kunezeza Imana, ngo ariko abayoborwa n'umwuka w'Imana ngo abo nibo bana b'Imana. Umurongo wa 14-15 ngo ntabwo twahawe imbaraga zidusubiza mu bubata bw'ubwoba, ahubwo tura aba data. Uwo nguwo ahora dutakira avuga ngo turi abana b'Imana, bwoko bw'Imana. Icyo gusengera muri iki gitondo nuko ugira ubushake gushaka gusa na Kristo. Ese wowe urashaka kumwakira mu mutima wawe kugira ngo awuhindure, ahindure imigenzereze yawe, ahindure imitekerereze yawe, ahindure imigendere yawe, ahindure ubuzima bwawe. Ubuzima bwawe urimo uyu munsi wa none ukeneye guhindurwa na Kristo.
Pawulo aravuga ngo dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Wowe ubwawe ntabwo ushobora kwishoboza, ariko Kristo wabambwe ashobora kugushoboza, ubuzima bwawe akabuhindura. Ese urashaka guhindurwa na Kristo? Imana iguha umugisha. Uhamagara kugira ngo tugusengere. Tugiye gufungura telefone yacu ahangaha muri studio ni 078 5 00 11 30. Uduhamagara ahangaha muri studio utubwire icyifuzo cyawe, hanyuma tugusengere. Imana iguhe umugisha urushaho gusa na Kristo. Yaje gushaka uwazi urashaka kwakira Yesu? Imana iguhe umugisha. Allô? Radio Salus, allô? Yego? 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 Yitwa Bonfils. Yego? Maligo. Allô? Yego? Yego? Bayo yitwa Nimbona by Bonfils ukayitibona. Yego, kandi ukabusengera hehe? Sengera muri Eden Temple International. Yego, he. Kumukone aho ngaho ni hasengera. Mu gihe iki cyorezo kizaba kirangiye, ushobora nanone kuza kusengera aho ngaho ukamubona, cyangwa se ukajya kuri YouTube ukamubona. Reka dusengere abantu, hanyuma Imana irusheho kubaho umugisha. Ndatekereza yuko kandi ndasenga nizera yuko Imana izadufasha kugira ngo muri ubuzima bwacu tugendamo turusheho kugira uwo mutima ngo ari muri Kristo Yesu. Mwami Yesu, dusengeye abantu bacishijwe, bafashe icyemezo cyo kukwakira mu mutima yawe. Ndagusaba kugira ngo ubabarire ibyaha byabo, ubandukure mu gitabo cy'urupfu, ubandike mu gitabo cy'ubugingo. Kuva uyu munsi ubaha umwuka wawe wera kugira ngo abayobore none n'iteka ryose. Mbasabiye umugisha. Sabiye umugisha igihugu cyacu, sabiye umugisha itorero, sabiye umugisha abantu bose bakurikiranye kino kiganiro. Ndasengera abarwayi mu izina rya Yesu, ngo Mwami aho bari hariho hose bakire kubera kuri Imana ikiza. Mana, ndasengera databuja Mwami wanjye abafite ibibazo bitandukanye, kugira ngo ubasure kandi ubagirire neza, ukuboko kwawe k'uburyo kandi gukiza kurushaho kubafasha. Mwami, turasenga kugira ngo ubwo uzagaruka uzasange twambaye ibishura byera bikwiriye bihanye, kubera ko twahindutse databuja tukarushaho gushaka gusa nawe. Imitima yacu uduha imbaraga zo guhinduka kugira ngo turusheho gusa nawe Kristo, kubera ko ari wowe urufatiro rwacu ubuzima, ni wowe musingi wacu, ni wowe mibereho yacu. Turi muri wowe turakomera. Mwami, udufasha kugira ngo turusheho gusa nawe. Icubahiro no guhimbazwa bikomeze kubijyaho no iteka ryose mu izina rya Yesu, amen. Telefone yacu ni 0788 779 ukaduhamagara, hanyuma waba ushaka ko ugira icyo tubaza tukakisubiza. Imana ibahe umugisha.